Imana y'amahoro iguha umugisha kandi guhaza ibyiza byose wifuza. Muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka umuti ushobora gukoresha mu gihe abagizi ba nabi, abarozi bamaze kukwinjirira mu buzima ku bijyanye n'ubutunzi. Ubutunzi bwawe bakabushyingura, bamara kubushyingura ukaba utagitunga, ukaba utacyakira agafaranga ngo kagiraho kakugeza, ubutunzi bwawe barabwangije. Kuko ni ukuvuga ngo abarozi bagira kata nyinshi na katiriza nyinshi, paka intego yabo ari ukugira ngo hataba umunezero muri iyi si. Bityo rero niyo mpamvu natwe tugomba kugira amayeri menshi, tugomba kugira ihishurirwa ryinshi, kugira ngo ayo mayeri yose bagenda bakoresha tujye tugenda tuyavumbura ndetse tuyasenya. Niba rero abagizi ba nabi barakwinjiriye mu butunzi bakabwangiza, kuko hari igihe umuntu, abarozi n'abagome cyane bagira n'amayeri menshi. Hari igihe umuntu aza akakubwira ati nguriza amafaranga, ukamuguriza nta nubwo ngube n'uwakenera menshi, ukamuguriza inoti ya 500 cyangwa ukamuguriza ibiceri 200 by'ijana. Noneho akagenda akagira ibyo yatongereraho, yarangiza akayataba, akayashyingura, akayatongera, akavuga ati uku niko nshyinguye ubutunzi bw'uyu muntu, ikizagera mu kiganza cye cyose kijye kijya mu butaka, kijye kimera nk'amazi aguye mu butaka kirigiti. Noneho ukazabaho ugakorera amafaranga, kumva akazi kagezaho karakubihiye kubera ko nyine ugakora ariko ntacyo ukuramo, kandi nyamara buri kwezi baraguhemba. Ariko amafaranga akiza ntumenya kiramugendanya aho iturutse ikayatwara, guhembwa ku itariki ya mbere, ku itariki ya gatatu umuntu akaba atakubaza amafaranga. Ukabikora ukwezi kumwe bikaba gutyo, amezi 2, ukwezi kwa gatatu ukabona umwaka urirenze, utangiye undi mwaka. Rero ahangaha ngiye kukwereka umuti woroshye niwo uzakoresha ubutunzi bwawe busubire ku murongo, wongere utunge utunganirwe, uzagira ngo ufite rukuruzi noneho iri guhamagara ubutunzi. Nshuti yanjye, iyi miti mbereka ntuzayisuzugure ngo nuko yoroshye. Kuba yoroshye nanjye ndabizi, ariko narakubwiye ngo Imana ikorera mu byoroheje, mu bigaragara nk'ibitashobotse yo ikakukoreramo ibihambaye. Iyi ndimo uri kuyireba uko imeze, urayifata uyikarage mu biganza, uyikarage n'imbaraga nyinshi, noneho igeraho izana amazi. Iki kikoba kizana amazi ariko kivamo ava hano mu gishishwa cyayo, noneho aya mazi arahumanura ibi biganza, niko kamaro kayo. Turangije ya mazi turayafata tuyisige neza, tusayasisibanganye nkaho ari amavuta turi kwisiga. Niyaturireho imigisha, niyaturireho ubutunzi, niyaturireho ibyiza, niyaturireho umukiro, niyaturireho gukora bikagenda uko ubyumva kose. Usenge uyifashe mu ntoki, usenge kandi ukomeje ufite ukwizera. Nurangiza urafata cya cyuma, iyi ndimu uko imeze gutya uyikate impagarike, uyikata inshuro imwe, ntago uheza. Urabona irakasa ariko ntago ihejeje, hasi ntago hahejeje. Nongere nyihindure nyikatemo ibipande 4, ariko hasi ntabwo hahejeje, hano hasi ntabwo hakase. Bimeze gutya nyine na gutya, ariko hasi ntabwo hahejeje. Ngira ngo uri kubyumva, Kinyarwanda kiri kumvikana. Iyo umaze kuyikata gutya rero, icyo ukora ni iki: urayifata biriya biceri nakweretse, nerekanye igiceri kimwe ariko uba ufite ibiceri 4. Urayifata gutya, ushyire igiceri kimwe mo hano kwa kundi wagiye uyikata, no ku rundi ruhande no ku rundi ruhande, uko ari ibipande 4, ubwo n'ibiceri biraba 4. Numara gushyiramo ibiceri 4, ndimo yawe uyibumbye gutya, ufata ya sukari, noneho ugafata agasukari ukajya ugenda unyanyagizamo, ukabumbura n'ahandi hari ibiceri hakagenda hagera isukari ikahagera. Umaze kubikora gutyo rero, ya ndimu ni gutya imeze, irimo bya biceri twashyizemo agasukari twagiye tunyanyagizamo, kageze n'ahandi hari ibiceri. Iyi ndimu urayitereka mu gakombe, ugenda ukarambike ku idirishya mu nzu. Iki gikombe kizamara iminsi 3 kuri rya dirishya. Iriya minsi 3 nishira, uzagenda ufate iyi ndimu uyikuremo,
umature neza bya biceri bivemo. Ibi biceri urabihanagura ukabibika mu bubiko bw'amafaranga, niba ari mu ikofi, niba ari mu isakame, ahantu ubika amafaranga akaba ariho ubibika. Ibi bikurura amafaranga cyane ndetse ukagira ngo ni rukuruzi. Ahasigaye iyi ndimu nayo ukagenda ugacukura ahantu ukayitaba, wamara kuyitaba ukarenzaho irindi taka ukigendera rwose, ukagaruka mu rugo ukajya muri gahunda zawe nk'ibisanzwe, nta yandi magambo uvuga, nta kindi kibazo, nta mutongero.